menya iwacu, menya ibyabaye iwacu, menya ibibera iwacu, menya ejo hazaza iwacu Murenge. Ni mu kiganiro menya iwacu. Alright, menya iwacu TV ijwi ry'imuhira kuri mikoro ni Elvis Kivis. Nubundi kuko dusanzwe tubagezaho ibiganiro bitandukanye, twagiye kureho ibiganiro byacu. Insanganyamatsiko ni yindi umusore w'umunyamurenge cyangwa se umunyamurenge ku murimo. Wowe utarakanda subscribe tucikwe kanda subscribe aho hepfo, ndetse ukanda no kuri akazogera kugira ngo ibiganiro byacu birushirize kugeraho. Uno munsi twagiye gusura abantu batandukanye bakora imirimo itandukanye. Hano dufite umutumirwa wacu twagira ngo atwibwire. Murakoze cyane umunyamakuru. Amazina yanje nitwa Ruramira Manzi Alois, bakunze kwita Gapangwa, niryo abantu benshi banziho. Yes, urakoze Gapangwa, nanje ndagira ngo cyane iryo ngiryo ni karyonze. Urakoze kuduha umwanya kandi mu kiganiro turakwiyegereje. Tugira ngo dutangire tukubaze ibibazo nka bingahe mu kazi ukora. Ese ubundi ko twagusanze hano kuri office ukora akazi nyabaki? Jewe nkora akazi ko gucuruza amata, cyo bakunze kwita mu cyongereza aba supply b'amata. Niko kazi nkora ka buri munsi, niko kantunze mu bore hano muri Kenya dutuye. Oh yes, ndumva na akazi keza, aho ugenda ukagenda uranguza, mbese kuranguza ukagenda utanga amata ku maduka n'ahandi hantu. Ese wamenye gute kushobora gukora kano kazi cyangwa wagatangiye ryaro ukagize muri iki inkariki? Aka kazi nagatangiye muri 2016 mu kwezi kwa 10 nibwo natangiye kano kazi. Aka kazi nakarangiwe na mukuru wanje kwa mama wacu, niyo yarasanzwe acuruza amata, aranda electinga muri company ya Daima, anyinjizamo nanjye ndatangira ndakora, bigenda biza buke buke. Oh yes, ese ubundi ubona ari akazi keza gashobora gutunga umuryango? Rwose na akazi keza, kuko imyaka 3 maze ngakora, na akazi kantunze, kakanyishurira inzu mbamo, kakanyishurira n'ingi nkoreramo, kakankemura n'ibindi bibazo bya buri munsi uko bukeye nuko bwije, ubuzima bwakomeza nta kibazo. Yes Gapangwa, ese ubundi imbogamizi uhura nazo rimwe na rimwe muri kano kazi zaba ari nkizihe? Imbogamizi mpura nazo ni zisanzwe n'ingiza abandi bacuruzi bose bahura nazo, ni izamuka ry'ibiciro byazamutse cyangwa amata kabura. Hakaba n'ikindi gihe byari byose kubera ko akazi kamagenda kazamuka buke buke. Imbogamizi dukunda guhura nayo ni nk'ikuba ko ari akazi gafite competition cyane. Iyo ukoresha, twe dukoresha moto cyangwa bicycle, ariko hari n'abandi babakoresha nk'imodoka. Urumva rero iyo ukora n'abandi bakoresha moto cyangwa imodoka ukoresha igare, urumva ibyo ari byose ntago mushobora kugenda mu rwego rumwe. Urumva imbogamizi nyamukuru ni ihinduka ry'ibiciro na competition y'abantu bashobora gukoresha imodoka cyangwa amamoto pikipiki. Ugasanga we kubera gukoresha bicycle utaragira urwego rwo kuba wabasha kugura imodoka cyangwa pikipiki, ugasanga nawe sales zawe zigiye hasi kandi wenda ufite video gukora kugira ngo ugere ku bintu byinshi bitandukanye. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ese niki wabwira urundi ruzuko cyangwa se abandi basore badakora kandi bafite imbaraga? Icyo nababwira nuko nabakangurira kugira ngo bakore mu gihe bakifite imbaraga, bakiri batoya, nta kintu umuntu yageraho atakigejweho n'amaboko yiwe. Nubwo rwose abantu bagenda bagira abandi bantu bagenda bafasha, ariko ibyo ari byose amaboko y'umuntu niyo ashobora kumufasha kugira ikindi kintageraho adateze kundi muntu. Urumva rero nk'abasore bacu b'abanyamurenge bakiri bato cyane nibo nakangurira gukora kugira ngo imyaka biracyari mikeya, taho bazaba badakoze. Nubwo twoje hanze, igisabwa no kugira ngo umuntu akoreshe imbaraga ze n'ubwenge bwe kugira ngo bashe kugira icyo yageraho. Alright, tugana ku musozo ikibazo cyanyuma c'amatsiko. Ese turamutse dusubiye mu gihugu cyacu muri Kongo, aka kazi wazongera ukagakora cyangwa se washishikariza n'abandi kuzagakora? Oya rwose turamutse dusubiye muri Kongo, urumva ni ibintu byiza cyane. Twaba tugeze mu gihugu cyacu, dufite inka nyinshi twaroroye, icyo gisabwa gusa no gukora inganda, natwe tukaba nk'aba producteur. Turabona nk'inirato, iyi ni Daima, aba n'abantu b'abahinde n'abanyakenya bagiye bashinga inganda zabo. Urumva natwe ntago naba ngikora gusupplying amata, ahubwo nakora uruganda kuko dufite inka nyinshi wacu, umukamo wavamo twakora inganda, hasigaye tukaza tugemura n'amata mu mahanga no mu bindi bihugu bitandukanye nkuko n'abandi babikora. Turamutse tugeze igihugu cyacu twisanzuyemo, gifite umutekano, urumva ni ibintu byiza cyane. Twakomeza tugakora n'abandi bakaza bakinjira mu kazi tugakora. Urakoze cyane Gapangwa ku kiganiro cyiza n'umwanya uduhaye, kandi tukwifuriza gutera imbere no gukomeza gukora akazi, kandi Imana ibagurira amasoko n'ibindi byose. Wowe utarakanda subscribe rero ntukikwe, kanda subscribe aho hepfo, ndetse ukanda no kuri akazogera kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bikugeraho. Kuri mikoro yari Elvis Kivis.
menya iwacu menya ibyabaye iwacu, menya ibibera iwacu, menya ejo hazaza hiwacu murenge. Ni mu kiganiro menya iwacu.